nongeye ngo ikaze rero gukurikira ibiganiro ku Muringa TV by'umwihariko uyu munsi reka dusobanure izina cyangwa izina wakwita umwana wawe by'umwihariko ariko umwana w'igitsina gabo cyangwa se umwana w'umuhungu. Turaza kureba izina ryitwa Etani. Etani cyangwa se Itani bishobora kugeragezwa mu buryo runaka bitewe n'ukuntu usoma, ariko ni uko nguko nyine uri kubona ryanditse. Ni izina ryiza cyane, rikaba rivuga imbaraga, gukomera cyangwa kudacika intege. Ushaka ko umwana wawe azagira ubugiri, ni nk'aho uba witwa ubugiri mu muzi. Mbese ko ubugiri icyo ari cyo mu kinyarwanda, cyangwa umuntu akubwiye ngo yitwaga Rwabugiri nta nubwo uba wumva ikintu bivuga. Ubundi ubugiri cyangwa Rwabugiri bivuga ni imbaraga zigaragarira ku mubiri ariko no mu bitekerezo. Mbese ni nk'aho twakwita ko ari full packaged ku byerekeye imbaraga. Rero Etani cyangwa Ethani naryo ni izina rwose rivuga gukomera cyangwa kudacika intege. Ni umunyembaraga. Ni izina rero ryumvikanisha ubutwari no kwihangana by'umwihariko mu gice cy'ubuzima. Ubwo umwana wawe yumwise gutyo rero uba umuraza ikintu cyiza cyane. Iri zina rero Ethani cyangwa Etani rikomoka mu Giheburayo, by'umwihariko ubwo nyine iyo tuvuze Igiheburayo duhita tuvuga hano mu burasirazuba bwo hagati hejuru ahangaha muri Isiraheli. Iri zina rero nanone rifite amateka menshi cyane, by'umwihariko mu Bayahudi cyangwa no mu Burayi aho ryagiye rikoreshwa cyane. Nanone kandi rikaba rivugwa ko hari imico runaka iranga abantu bitwaye amazina. Akunda kuba afite imbaraga n'ubushake bwo gutsinda. Ikindi kuba ibihangange mu bihe bikomeye. Bakunda kwizerwa n'inshuti cyane kandi bagasa nk'aho baba bacunguzi. Baba bumva ko ari abantu nyine bashobora kugira icyo bafasha abandi. Ikindi nanone bakunze kugira icyizere nubwo yaba ari mu bihe bigoye cyane. Ubwo urumva rero umwana wawe umuraza ikintu cyiza. Burya izina nanone uzi ko rifasha umuntu. Umunyarwanda niwe wavuze ngo so nta kwanga akwita nabi. Noneho impamvu watuma wita umwana wawe Etani cyangwa Ethani, ni izina rigufi kandi ryumvikana cyane cyane abantu bita amazina menshi ugasanga nk'umwana urushaka kumwita amazina nk'atatu. Ethani cyangwa se Ethani ni izina ryiza kubera ko ryamufasha gutuma ushyiraho amazina menshi kandi akaba atagaragara nk'ari maremare. Nanone ni izina rero rishobora gutuma umwana yumva afite intsinzi n'ubusobanuro bwo kugira ibyiza imbere ndetse no kuba umuntu akomeye. Burya umuntu akwise izina ribi risa nk'irigayitse, iyo ukomeje gukura nyine uba wumva nta bintu byinshi byo gukora cyangwa se nta bintu byinshi byo kuba umuntu udasanzwe. Gusa izina nk'iri ngiri nanone ntabwo waripfusha ubusa. Igihe umwana yumvise yiswe izina ryiza rifite ubusobanuro bwiza, arakora kugira ngo arikorere nyine abe umuntu w'umugabo. Rero abantu ba Etani hari amahirwe ngo akunze kubabaho, amahirwe yo kuyobora cyangwa mu mikino cyangwa mu bindi bintu. Akenshi nanone bakunze kugera ku ntego, nanone bakunze kudacika intege kandi bakaba abantu bagira igikundiro mu bandi, by'umwihariko mu bintu bisa nkaho abandi baba babitezeho amakiriro cyangwa hari ikindi kintu cy'ingenzi babitezeho. Ubwo urumva rero umwana wawe umwise Ethani cyangwa Etani ni izina ryiza cyane. Urumva rero harimo nka za ta mu mazina abanza ugahita ushyiraho ka Ethani cyangwa ka Etani. Ni akazina keza k'Abayahudi k'Agaheburayo kafasha umwana wawe kugira izina ryiza cyane. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kureba mu muryango mugari. Ikindi nanone hari nk'izina runaka ushaka wenda ko turisobanura, waryandika muri comment section. Hari amazina meza menshi by'umwihariko agezweho yo kwita umwana wawe uzajya uyasanga hano kuri uru rubuga. Ciao ciao rero, ndi Josh.